Kristo akuzwe bavandimwe, nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kwirinda COVID-19, mwambara neza agapfukamunwa, mukaraba amazi n'isabune ndetse munahana n'intera. Uyu munsi rero nje kubagezaho inkuru, ni inkuru yiriwe icicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bitandukanye. Ni abantu 20 bateje utwabo bajya gusanganira Yesu ku musozi wa Nyagatare. Amakuru agera kuri Izabikora ni inkuru y'abantu 20 barimo abagabo 5, abagore 4 n'abana 11 bafashe urugendo rwo kujya gusanganira Yesu ku musozi wa Nyagatare muri komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza mu Burundi, nyuma yo guteza utwabo turimo amasambu, amazu n'ibindi. Inkuru yasakaye ku wa mbere Nyakanga 2021. Inyamakuru cyo mu Burundi dukesha aya makuru kivuga ko uko ari 20 bamaze ukwezi bafashe urugendo rwerekeza kuri uriya musozi wa Nyagatare, bavuze ko bagiye gusanganira Yesu. Ngo nyuma yo gukurura amakuru ku gasozi bari batuyeho ka Mudugudu muri komine ya Gihanga yo Yezu agiye kandi azahinguka kuri uriya musozi. Iyi nkuru ko numva isa nkaho itumvikana neza reka dusubiremo twumve. Ngo ni inkuru yasakaye ku wa mbere Nyakanga 2021. Ikinyamakuru cyo mu Burundi dukesha aya makuru kivuga ko abo uko ari 20 bamaze ukwezi bafashe urugendo rwerekeza kuri uriya musozi wa Nyagatare, bavuze ko bagiye gusanganira Yesu. Ngo nyuma yo gukurura amakuru ku gasozi bari batuyeho mu Mudugudu muri komine ya Gihanga yo Yezu yagiye kandi azahenguka kuri uriya musozi. Uyobora agace bari batuyemo ngo nyuma yo kumenya ko bari abaturage bateje ibyabo bakajya gusanganira Yesu, yakoresheje inama asaba abaguze ibyabo baturage kwitegura kuzabisubiza mu gihe baba bagarutse. Mu Kirundi yagize ati: narangishije inama kumenyesha ko abaguze iyo 5 yagurishije batabikoresha, ahubwo bitegurire kubisubiza bagarutse. Mw'abantu mwe Kirundi kiba kigoye cyane, ntabwo biba byoroshye. Aha tugenekereje mu Kinyarwanda yagize ati: nakoresheje inama yo kumenyesha ko abaguze iby'iyo miryango 5 yagurishije batagomba kubikoresha, ahubwo bitegure kubisubiza bagarutse. Maginga ya iyo miryango 5 igizwe n'abagera kuri 20 yagiye gusanganira Yesu. Hashize ukwezi ntawe uramenya akanunu kayo. Bivuga ko abo bagiye gusanganira Yesu ngo bari barahishuriwe ko Yezu abura igihe gito akaza. Basengeraga mu Badivaniste b'umunsi wa 7 aho mu Burundi. Ibi byahise bituma abari basanzwe basengana nabo bagirwa inama yo kutumvira inyigisho nk'izi zibasaba guteza utwabo, by'umwihariko hakaba hihanangirijwe abatuye ku musozi wa Mudugudu iriya miryango yari ituyemo. Hashize ukwezi abantu 20 bivuga ko bagiye gusanganira Yesu ku musozi wa Nyagatare wo mu Burundi. Ngira ngo nubwo mwakomeje kumva ari umusozi wa Nyagatare, ntabwo ari Nyagatare yo mu Rwanda, akarere ka Nyagatare. Ni agace kari mu Burundi, ahantu nyine ku musozi, uwo musozi witwa Nyagatare, ngira ngo murabizi cyane. Ngo hashize ukwezi abantu 20 bivuga ko bagiye gusanganira Yesu ku musozi wa Nyagatare wo mu Burundi bataragaruka. Nta nuzi amakuru yabo nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'agace bari batuyemo. Bavandimwe rero ngira ngo nk'uko tumaze kumva iyi nkuru, byavuzwe kenshi ko, ngira ngo nta nubwo byumvikanye ubu ngubu, byavuzwe kenshi ko mu bihe bya nyuma ibihuha bizaba byinshi, abahanuzi bazaba benshi, ibyorezo bizaba byinshi, yewe ngo n'imihangayiko cyangwa se imibabaro
iziganzaho buri umwe azirebaho kureba kuri mugenzi we. Ngira ngo rero nk'ibi ngibi biba birimo bigenda biba ni ikimenyetso cy'uko umuntu cyangwa se umukristo nyawe agomba gusenga akarangamira Imana ye, akareka ibintu nk'ibi ngibi byo kugenda, nabyita kugendera mu kigare, kuko sinuyumvisha ukuntu umukristo muzima afata ibikoresho bye, ibintu byiwe yari atunze mu nzu akabigurisha ngo agiye gusanganira Yesu ku musozi. Ese ibi ngibi noneho tuvuge ko biri muri ya vanjiri, nubwo ntibuka aho yanditse neza, Yesu yabwiraga ati umuntu ushaka kunkurikira nasige ibyiwe aza nkurikire, nabyo ntabwo ari byo, kuko gusiga ibyawe nubwo tubigereranyije n'ibikoresho cyangwa se ubutunzi ufite, none se ubundi ubwo wabisize ko basize babigurishije? Ese ayo mafaranga babigurishije ko basize babiteje bagafata amafaranga, ayo mafaranga bayajyanye ku musozi barayakoresha iki? Ibi bintu niba koko byabaye, ntabwo tubizi, turi kubibona mu binyamakuru, ariko ni amakuru yizewe ko aba bantu bari kuri uwo musozi. Ariko icyo tutazi ni uko tutazi niba koko bagiye kuri uyu musozi barabihanuriwe cyangwa barabyeretswe ko Nyagasani ari hafi kuza kandi azatungukira kuri uriya musozi wa Nyagatare ubarizwa mu Burundi. Ngira ngo rero ibi ngibi Imana izadufashe, ntituzumve ngo byabaye ku bavandimwe cyangwa ku bakristo b'inaha mu Rwanda, kuko birababaje. Ibi bintu ngewe ntabwo mbishyigikiye cyane. Ubwo reka dutegereze, tuzabakomeza tubakurikiranira amakuru azakurikira. Niba bano bantu bazava kuri uyu musozi koko babonye Yesu bagiye kureba, bagiye gusanganira, tuzabimenya nabyo tuzabibagezaho. Tubashimiye rero kuba mwaduteze amatwi, kuba mwakanze subscribe, kuba mwakoze like na share. Mukomeze mugire ibihe byiza, Nyagasani akomeze abane namwe kandi turabakunda cyane. Ciao ciao.